papa Gerard yabaye ibamba ashaka kuryamana na Suara. Ese Suara iyi situwasiyo arayifata mote ko bikomeje kumubana ibibazo? Uyu mugabo wari wagiriye impuhwe Suara amucumbikiye ashaka kuryamana nawe rwose. Suara bamubengutse bareba iyi ndoro ye, igikundiro ndetse n'uburanga yifitiye. None uyu mugabo uzwi nka papa Gerard ari we mutware w'uru rugo ashaka ko baryamana. Gusa Suara byamuyobeye cyane, ari muri situwasiyo mbi cyane. Ese wowe uri Suara wakora iki? Ko byamurenze, ko yari yigiriye amahirwe abonye aho abahengetse umusaya asezereye agataro yakiriwe nk'umwana mu rugo, ariko uyu mugabo akaba akomeje kumubera ikigeragezo amubwira ko icyo ashaka cyose azajya akimuha, ariko ngo babanje bakaryamana ngo barikore rimwe, yewe niko yamubwiraga. Gusa Suara twabonye abibamba ndetse aza no gutabaza avuza induru. Uyu mugabo abona gusohoka rwose, yabaye akasamutwe. Ku rundi ruhande kandi Bruno nawe yatsinze urubanza. Ese mwabyakiriye mute mubona Bruno abasha kuba yatsinda? Rwose ntababeshe nanjye byanshimishije cyane. Gusa iyi filime tugenda tubahaye uruhererekane nibibafasha mujye mubitwereka muri komenti mutwandikira. Rwose mutima zanyu ni ingenzi cyane, kandi kutwandikira komenti twereka ko filime tubaha muyumva, bityo bigatuma dusohora ikindi gice. Gusa njye byantunguye cyane, Gerard ari mu rujijo cyane, yakunze Suara, umukunzi we arimo afuha kuko yabashije kuba yamuvumbura. Niba mwarebye episode ya 18 ubwo yaganaga ku musozo, uyu musore Gerard ubwo yari ari iwabo mu rugo, Suara yaje kubazanira icyo kunywa ari kumwe n'umukunzi we. Gusa uyu mukunzi nawe aramuhatiriza cyane ko bashinga urugo, ntituzi ngo agamije iki kuko nibwo bwa mbere tumubonye kuri kamera. Ese nawe iyi filime urayikunda? Intambara y'ubuzima. Uyu ni umwanya rero w'ikiganiro Intambara y'ubuzima analysis, umwanya twiyemejeho kugira ngo tujye tuza tuganire, mutubwire imbamutima zanyu muri komenti, kuko ibitekerezo byanyu nk'uko tugenda tubibabwira abamaze kubimenyera nibyo bituma dusohora igice gikurikiraho, bityo tukabona ko ibyo tubaha mubyumva kandi hari isomo mukuramo. Rero iyi filime ni ibibigisha, ni iby'igiciro cyane. Niba hari isomo mukuramo mu buzima biradushimisha cyane, niyo mpamvu natwe tuyitegurana ubuhanga kandi tudahwema kuyibaha uko bwije n'uko bukeye. Nubwo hari imbogamizi ziza bikaba ngombwa ko mutabona igice, gusa filime natwe ntako tuba tutagize rwose kugira ngo ibagereho. Rero jya uduha ibitekerezo byawe, reka nkubwire ngo njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Geze King, naho uyu muyoboro uzajya unyura iki kiganiro ni Geze TV. Turakwakiriye cyane, tuguhaye n'ikaze wo mukunzi wacu udahwema kudukurikira, kandi nawe waba utubonye bwa mbere uhawe ikaze kuri uyu muyoboro. Nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha ugakanda subscribe, bityo ukaba ubaye update cyangwa se ukaba active kuri uru rubuga, ukajya ubona ibiganiro byacu notification mu ba mbere rwose utiriwe ubishakisha kuri YouTube. Rero turagushimiye cyane, turagira ngo rero ku musozi w'iki kiganiro utange igitekerezo, kandi iyi video nuza kuyikunda uyihe like, bityo igere ku bandi. Ese ko Gerard na papa we bakunze umukobwa umwe ari we Suara, kandi uyu mukobwa yaraje nko kuba umukozi wo muri uru rugo kugira ngo babe bamurera, yakiriwe na mama Gerard rwose yamugiriye impuhwe kuko yajyaga amuzanira imbuto nk'inanasi, imineke, pome n'ibindi bitandukanye. Aza kubona iyi nzobe ye rwose abona ari umukobwa utarigeze uba mu buzima bubi, yifuza kumubaza ibijyanye n'ubuzima bwe. Suara story ye ni ndende cyane, gusa ku bakunzi b'iyi filime nyine ntabwo twabisubiramo, murayikunda cyane, muzi uko byagenze. Rero nibwo yamuzanye muri uru rugo, ariko Suara rwose akomeje kuba ikigeragezo, abayibamba akomeje kugeragezwa. Dore Gerard aramukunze kandi na papa we aramukunda, kandi ikindi papa Gerard arashaka ko Gerard yarongora uriya mukobwa twabonye waje nk'umukunzi we, gusa tutarabaha amazina ye. Ese papa Gerard urabona ashaka iki? Ko yakunze Suara, ko yamubwiye ko amukunda kurusha n'umugore we. Urabona Suara atazateranya umwana na se, kandi ngo abagabo bapfa umugore ndetse n'amafaranga. Ese urabona umunsi Gerard yamenye ko papa we nawe akunda Suara, kandi mu by'ukuri uyu papa Gerard umuntu ntakwiyubaha kurimo kuko afite abana baruta na Suara. Rwose ibi ntabwo aba ari ibintu bikwiye ku muntu w'umupapa. Ese nawe uduhe igitekerezo kuri iyi ngingo, kuko ibi birakomeye cyane rwose kubona umwana na se
bakunda umukobwa umwe. Nyine Suara ari muri situation mbi cyane, birababaje cyane. Ikindi nanone kandi se ko twabonye ko Bruno yatsinze urubanza ndetse na Maître we umwunganizi we rwose w'umuhanga cyane Maître Eric ko batsinze Rwema isoni zamwishe n'ikimwaro, ariko byose bikaba byabaye iby'ubusa. Rwema twabonye asubirana nayo isoni n'ikimwaro bakimara kuvuga ko Bruno yatsinze urubanza. Ese Rwema urabona ibyo biri buze kurangirira ahangaha? Ese Rwema urabona koko ko yatsinzwe kandi Maître Eric ndetse na Bruno bishinjuraga icyaha cyabo ko bavuze ko nibaramuka batsinze bifuriza wakatiye watumye Bruno afungwa igihano cya burundu, Rwema naramuka afunze Sara azaba hehe ko Bruno iriya mitungo yabo yose bagiye kuyisubirana? Nibyo koko bavandimwe, nkonihira igihe kandi nta kure utava. Rero reka dukomeze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bruno ubwo yafunguwe rwose ni inkuru nziza cyane, byadushimishije kandi ntawe bitashimisha mu by'ukuri kubona uyu mwana yarenganurwa. Gusa uyu oncle we Rwema urabona nasaba imbabazi Bruno ari buze kuzimuha ko yamukoreye ibintu bibi cyane. Ntabwo ari ubugome kuko ibi birenze ubugome, ahubwo yamukoreye ibintu bikabije cyane ikiremwa muntu kitakorera ikindi, kandi yitwa ngo ni amaraso ye. Uwari oncle we agomba gufata umwishwa we neza, ahubwo niwe wifuje ko yarira. Suara akaba ageze muri biriya byose, murabizi yashatswe gufatwa ku ngufu, mwarabibonye byose. Suara ibyagiye bimubaho, nyirabayazana nta wundi ni oncle wabo ariwe Rwema, umugome mubi cyane, bifatanyije n'umugore we Sara. Inyamaswa ebyiri, intare y'ingabo n'iy'ingore, byahuye ngo bimunge ubuzima bw'abana bakagombye gufasha ariwe muryango bari basigaranye. Gusa na Feza twabonye ko yishimye cyane kubona Bruno yafungurwa. Ni iby'igiciro cyane rero kuba Bruno yafunguwe, ntawe bitashimishije. Iyi ni inkuru nziza cyane, twishimye cyane. Rero waduha igitekerezo cyawe muri comment. Gusa guys bavandimwe, ibi bikomeje kumvugisha cyane kubona Gerard ndetse na papa we bakunda umukobwa umwe ariwe Suara. Ikindi kandi Gerard akaba ashaka ko papa we yarongora vuba vuba. Bigaragaza ko papa we yishakira uyu mukobwa Suara rwose, ashaka ko basigarana muri uru rugo bidagadura. Nk'uko mbibona ndabona uyu papa Gerard ashaka Suara, ashaka kugira ngo Gerard yarongore, bityo abaho umudendezo, azabone uko yirukana umufasha we asigarane Suara, umwana muto cyane disi w'inzirakarengane. Rero reka tukubwire ngo duhe igitekerezo cyawe muri comment. Mukunzi w'iyi filime turagushimiye cyane, kandi nawe ukunda iki kiganiro cy'intambara y'ubuzima Analysis. Uyu ni umwanya tuba tuje kureba bimwe mu byaranze episode y'ubushize, tureba ibizaranga igice gikurikira, tugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu muri comment, kuko komantere zanyu ni ingenzi cyane, nizo zituma tubaha indi episode, kuko bidufasha kubona ko ikiganiro mugikunda kandi na filime ubwayo muyikunda. Niba rero hari isomo mukura muri iyi filime, nabyo mwabitugaragariza muri comment. Turabakunda cyane, kugenda udatanze igitekerezo cyawe rwose bitwereka ko ibyo tubaha nta mumaro bibagirira. Rero niba nawe uri umwe mu bakunzi b'iyi filime, turagusuhuje cyane aho uri hose. Amahoro n'imigisha biguhundagareho, kandi iyi filime twizere ko mukuramo ubutumwa, kuko nta kindi twayikoreye, ni ukugira ngo mwidagadure ndetse kandi mukuremo ubutumwa cyangwa se message bizabafasha muri ubu buzima bwa buri munsi, kuko ibi byose biba bigenda biba kuri iyi si. Reka mbashimire cyane rero nkubwira ngo ugende utanze igitekerezo cyawe. Gusa kuri uru ruhande rwa Gerard na papa we bakunze umukobwa umwe wari umukozi, akaba agiye kuzabateranya, kuko igihe bavumbuye ko buri umwe akunda undi rwose, aha hazaba intambara mbi cyane ku mwana na se. Suara rero akomeje kugeragezwa cyane, reka tumwifurize gushikama kigabo kandi no kwitwara muri situation neza, akazatsinda rwose, kuko umunsi azaramuka aryamanye na papa Gerard bizaba ibibazo mu muryango. Uriya mugore wamufashije azaba amuhemukiye cyane. Reka twabwire ngo hasigaye ni ahanyu, mutange ibitekerezo. Iki kiganiro wagikunze, iyi video wayiha like, bityo ukayongerera imbaraga igasakara no ku bandi. Ikindi kandi wakora handitswe share cyangwa partage, bityo ugasangiza inshuti zawe nazo zikareba iki kiganiro, ubundi tugakomeza kwidagadura kandi tugira icyo dukura muri filime yacu tuba twabahaye. Turabashimiye cyane rero, nk'uko nabibabwiye njyewe turi kumwe mu iki kiganiro, wiyemeje kujya ubategurira iki kiganiro tukabasha kuganira nyuma y'akazi.
nitwa Gazi King, naho umuyoboro mwisanzeho ni Gazi Chess TV. Turabashimiye cyane bakunzi bacu, iyi filime yacu y'uruhererekane tugenda tubaha, niba muyikunda ni iby'igiciro cyane, siga igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi nanone ejo ku isaha y'isaa 5 turareba episode ya 19. Reka twese dukomeze kuyitegereza turi benshi dufite n'amatsiko, kandi tuzabaha iby'ingenzi kandi bikwiye, nicyo tubereye ahangaha kugira ngo tubahe ibibakwiye kandi byiza bizabagirira umumaro mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka tubashimire cyane rero, tubabwira ngo duhure mwese bakunzi b'iyi filime ejo ku isaha y'isaa 5 muri episode ya 19.